Njye nishimye ko mbonye imyenda. Uzi kugira ngo baruri ibiryo babigeze ku meza. Witegure gukozamo ikiyiko. Bakubwira ngo ibyo byose ibyawe. Imagine. Mati. Nimba umuntu aguhaye Bibiliya akaguha imyenda wayipangiye bro akagusunyuma akayikwambura man. Utababara none wayambaye mwana. Wayambaye nyijyana mu mazi ndabwiriza ndaseka. Uri bikiri gitagaye yakoze yumva yishimye buhutse. Vuga ngo mbonye imyenda none imyenda barayinyambuye. Ndashaka kwiyahura nubonekane. None kumba abo bantu nabasikama. None kibabaje uwamujyanye ni nawe wasinye kuri kontra yiwe. Azi azi n'amategeko kandi. Ngayibaze. Narasinye kontara nkagenda bakanyiniri akata ngo bamaye imyenda ariko bajya ngo basenye Kigali News. Okay, muri make bo babikoze bagira ngo basenye Kigali News. Yego basenye Kigali News. None se muko gufatanya nabo kuko mufatanya cyaha kugira ngo basenye Kigali News 250. Yego. Niye mpamvu bakubwiye yuko bashaka gusenya Kigali News 250? Impamvu bashatse kuyisenya Kigali News 25. Kigali News Siyaka yakoze kera. Siyaka bose baje bamusanga mu birindiro, sibyo? Siyaka bije abereka kata ukimeze, abereka uko imihanda imeze. Urumva baje basanga imihanda yaraharuwe. Muri make ntaguciye mu ijambo no guciyemo ariko umeze nka wa muntu uvuga ngo ukiza umurozi ijisho uvura umutindeje kari gukanurira. Nawe bararimukanuriye. Hari nakandi numvishe ngo ukiza umutindi ibya ukiza umutindi ibya eje kakurongora umugore. Yes, na ngusoza kandi zera kumeza neza hori hose mu cyo gitandukanye burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa cheke chumwa dakino n'abana ukina n'abanyina sura bajya batandukanye mu cyo gitandukanye ngatanga isanamitima mwanwe nguramagaye turumvikana cyane kuri Kigali News 5 ku Murongo TV. Mwese mukore subscribe, like, share na comment ku Murongo TV mwakuje 1000 nkabeka kana twikorera. Kigali News dufite abantu abagera ku 120 na mwarakoze cyane muri abagaciro ndetse nsuhuze n'abajya batandukanye. Hari abenshi bagize uruhare kuri Kigali News ndabashimira cyane n'abagiye badusupportinga abagiye baduha umwanya kugira ngo twumvikane kuri no channel imbere ya kamera kumwe n'amatsiko. Nabonye ikiganiro amatsiko asaba imbabazi ariko badukurikiye mu by'ukuri ntago namubabariye. Yasabye imbabazi ariko ngo usabye imbabazi arazihabwa mu musabe muzahabwa n'umukomanga muzakingurirwa ndamuhostinze kubera ko sinza kuvuga byinshi. Abadukurikiye mujye mutwumva neza burya mujye mumva abizi ikiyo bita insigamiga cyangwa ikivugo mboneza mvugo murumva neza ibyo ngiye kuvuga. Amatsiko meze neza ndashima Imana. Keza amatsiko harya ni Keza Matsiko. Yitwa Keza Matsiko akaba ari mu mfatanyabikorwa wa Kigali News 500. Turi kumwe na Cyubahiro ku majwi n'amashusho. Nanone ushinzwe technique Olivier nawe arahari tubatwara mu biganiro byatandukanye. Tuzatwageza byinshi byatandukanye yaba ku Murongo TV yaba Kigali News ndetse munyakino ku Nasha TV mukore subscribe musupportinga Cyubahiro ni channel ya Cyubahiro ni CEO w'Intashya wandika Intashya mu Kinyarwanda. Basiga umwanya wakandika TV ukakora subscribe ibiganiro byose biriho genda bikanda no muri commentaire mu bwati kore kihindura iki. Nanone ukeneye amafoto meza video nziza ubukwe bwawe ukeneye ko bugaragaramo amavideo meza cyane n'amafoto meza hamagana muri kuri screen 8228 urakirwa neza. Nimba unashaka ko dukodesha ibyo bikoresho n'amamashini biki byose turabifite. Dukorera Nyamirambo mu murenge wa Nyamirambo mu kare ka Nyarugenge. Matsi karame simvuga byinshi ndabyibuka neza cyane mu gihe twari turi kumwe n'abandi bavandimwe mu gihe bavugaga ati ndashimira Isiaka yakoze byinshi byetandukanye yamvanye mu kiyovu cy'abakene nzamura mu kiyovu cy'abakire aranzamura rwose haha niho Sabe yaguye akavunika inyonga y'ikirenge avuye gusambana. Tuzamuka Igikondo tuzacya Kicukiro tuzanyamirambo tuzahesha byatandukanye twabanye neza kandi barashime byinshi.
Matsiko kuba wakorera hano ntacyo bintwaye ni na byiza ni iby'agaciro ariko ikintu cyambaje muri byose ni uko wahawe umwenda bakayikwaka ugahabwa Bible igitabo gitagatifu bakakikwaka kandi abakurikiye cyane wanyuragaho bari bazi neza yuko wabihawe ubundi turi aho ngaho kugira ngo ujye hara byagenze bite hariya kujya hariya ntabwo nagiyeyo ku bushake bwanjye nagiyeyo ku bintu byateguwe ntabwo wari uhari wari umaze iminsi uri hanze barampamagara bambwira ati wowe shaka umubyeyi sibyo mpuzane tukwereke boro dukora uretse se ko nasinye na Ruzagara wampamagaye pe yampamagaye turavugana ahita amanuza kameramani wa Sadunda nawe turavugana wenda Sadunda mureke nabi baranarwaye Imana imworohereze arwara ubukira akaguru ke kameze nabi arwara ubukira kandi nanone abagize uruhare muri kugira ngo Sadunda avunike nabwo butabera bukomeze bubikurikirane yego urumva narahamagawe ndagenda bazana imyenda y'imyeru barayibonye wenda nako kavido muzagacishemo ndimo no guhabwa na Bibiliya ndi no mu gusenga njye wenda kwa mfite umuhamagaro w'Imana ndawufite nawe uyumvamo ndabizi ko wakijwe kandi nabigize uruhare njye nakijwe nde kubutinga impamvu batakimbonaho ya misatsi ya maderede ya maherena njye mfite umuhamagaro w'Imana pe no kubwiriza cyane ari wabikanguriye kubivamo ni siyaka manager ceke tudakina n'abantu ukunda gukina n'abantu yego urumva njye nasabye Bibiliya kuri social media bakanga kwimabaza kari prank nsaba ikintu cyose gishoboka aka kanya tuvugana yego aka kanya tuvugana nabyo mfite aka kanya tuvugana uranyumva neza ndakumva aka kanya tuvugana mu kindi kiganiro nzagarukamo n'amatsiko nzamuha Bibiliya nawe nuyimukanye mbona nzabivuga njyewe mu izina ry'umuryango wanjye wose mu izina ry'abantu 100 mu izina ry'imfura yanjye yego mwemereye Bibiliya sante sana Imana iguhe umugisha kandi izagwe kwemera Bibiliya gusa nikwemereye atari kuzajya kuyikiniramo yego nikwemereye kutazajya kuyikiniramo nikwemereye kuzayikoresha umusaruro kuko uzi gusoma uzi no kwandika ndayikwemera pare bira nzakwaka yego dukomeze ubwo nibwo nagiye nyine ndakora no kumara gukora ewana imyenda maze gukora bayinyambura ubwo imyenda barayijyana bakimara kuyijyana ndababwira ati se umugani rekanuza Nyamabondo avuga ati kuki mutanga ikintu kuri kamera abanyarwanda bakaba bazi ko muhaye umuntu abadiaspora kajya ngo yahawe n'abanyarwanda ngo yahawe kumbi yahawe kandi bikarangira aribo bashyize nomero zabo bahawe yego ibyo bintu basivuga nomero yawe pe njye nimero yanjye ivuga neza utuje nzayikata yego 0788 0 38 638 isubiremo 0780 38 638 icamo no kuri WhatsApp icamo uzamuhamagare umugire inama ibitekerezo nushaka no kumuremera uzanamuremera iyo ni nomero ya Isiyaka Isiyaka 95 ariko asabashizo nimero y'abajespora bakaba bazi ko ngo umuntu yahawe ngo ibintu ngo nabyo nawe barabimaye tuvuye inyuma ya kamera barabinyambura babipakinga igikapu cyo na Bibiliya barabijyana uwo ninde wankoresha ikiganiro se bamubonye yari yanjye nawe yimaye nawe nateguye imyenda arayizana nanjye ubugome nabakoreye navuze ati imyenda nundi bari buyinyambure reka nyigaragurane mu cyondo nisige icyondo nsenge cyane njye mu mazi nigaragure mu cyondo nanjye bayijyana isi cyondo kuko ndabizi nawe bari kumpa nababwiye ati kuki muma imyenda mukayinyambura birababaje ndibwe ndasenga njye mfite umuhamagaro wo gusenga pe n'Imana irabizi baranakijwe ni byiza n'igikorwa akoze cyiza n'igikorwa cyiza wakoze oya n'igikorwa cyiza yakoze Matsiko mushimira n'abamukurikiye burya Matsiko ari igikorwa yakoze nuko ntari impari kandi Olivier ntabwo arahari na Cyubahiro yararwaye nuko wagiye gusura mama wawe n'abavandimwe ikindi kintu nuko Matsiko atita ko ari muri bamwe basubijwe inyuma n'amateka y'iki gihugu cyane ndabyemera sinyana nabihakana bati nzana gusura iwanyu
waba ugeze neza hakurya y'amazi hari hakurya nujya nuhavunitse akagwa banzagenda gake gake ntabwo nzarwana n'abayobozi nugera uje kagenda ufite umutuzo nta kibazo ariko urabizwa ngiye nta kibazo cyawe none se matsi aka kanya abantu bakora kuri Kigali News uvuga ibingibi bigiye bitandukanye bakakubona uri mu nzira nziza bakongera kukumva wumva ngo wabishwe Bibiliya wabishwe n'imyenda barabijyana ari prank baragufata gute barakwakira gute nyine baranyakira harimo abari bubabare barimo hamwe n'abari bishimye muri komanteri ndabibona barimo ko ati Matsiko ni byiza hawe imyenda hawe Bibiliya ingabo kandi birari ukumbeshya twamaze guke nge nenzi ko ari ibyanya byari byo bamaye none tumaze gukora baramya ati kuramo iyo myenda ude niyo Bibiliya ni gari ibyawe none ati se icyo kiganiro mu gisibi abanyarwanda bazagira ngo mwamaye Bibiliya n'imyenda kandi n'abanyarwanda barabibonye n'abajespera n'abandi bose kandi nta kintu mwamaye mutamubinyamba kuki munyambuye ibintu abanyarwanda bazagira ngo mwamaye Bibiliya n'imyenda nayo mwamaye muri uyu munota wa 8 tugiye kubereka amasegonda 15 Matsiko rwose habwa imyenda na Bibiliya ku munota wa 10 turaza kubereka Matsiko ari hagati y'amazi na Bibiliya ese koko ari amazi niwe wijyanye niwe bakujyanye barambye ngo manukara mu mazi banyetse sinari mazi njyamo ndabwiriza ndasenga mwigisha wari wabwirizaga ndabwirizaga ndetse ndi muntu wari uhari kandi nge na cameraman ibyo wabwirizaga se byari kurimo ibyo nabwirizaga njyewe harimo ibyo bambyemvuga muri make bakubwiye ngo ugire ibintu uvuga yego vuga gutya na gutya kuri kamera none se ibintu bakikubwira wenda abadukurikiye mva kino kiganiro mu rwego rw'akazi n'inshingano manimo butubwana nsoreje hanga reka muvane wanjye Olivier akomeze ibindi biganiro nakagaruka akomeza avugana na Matsiko Amatsi ngenda ni kukubaza baguhaye Bibiliya yego bakwambika n'imyenda nk'iy'umubatizo cyangwa se nk'iy'umupasiteri ngo nzajya mu ijuru nambaye imyenda ngo y'imyeru basuye inyuma barayinyambura nose burariyo nambaye okay muri make baguhaye imyenda yari prank ni prank byumvikane yuko bari abantu batanga imyenda kuri kamera iyo bageze inyuma ya kamera barayikwambura bakayisubirana bakabeshya abantu ngo batanze impano ubaka kanya n'irihe somo wize kuba waravuye kuri Kigali News 250 ukajya kwa amacano yandi njyewe na isomo mbikuyemo biranababaje mpamvu nanjye naje ngasaba imbabazi narasinye kontara nkagenda bakanyinira akata ngo bamaye imyenda ariko bajya ngo basenye Kigali News okay muri make bo babikoze bagira ngo basenye Kigali News yego basenye Kigali News none se muko gufatanya nabo kuko mufatanya cyaha kugira ngo basenye Kigali News 250 yego bo niye mpamvu bakubwiye yuko bashaka gusenya Kigali News 250 impamvu bashatse kuyisenya Kigali News 25 Kigali News Siyaka yakoze kera Siyaka bose baje bamusanga mu birindiro sibyo Siyaka bije abereka kata ukimeze abereka uko imihanda imeze urumva baje basanga imihanda yaraharuwe muri make ntaguciye mu ijambo no guciyemo ariko umeze nka wa muntu uvuga ngo ukiza umurozi ijisho uvura umutinde je kari gukanurira nawe bararimukanuriye hari nakandi numvishe ngo ukiza umutindi bya ukiza umutindi bya eje kakurongora umugore yego cyangwa se umwana yego muri make ntago bisekeje tuye tuvuga mbwa mu mazina yazo kuko hari igihe ufasha umuntu kugira ngo ave ku rwego rumwe agere ku rundi cyane ku bwa business yagera hagera agahita avuga ati reka nihimure kuri wa muntu none se we nk'umufatanya cyaha cyangwa se nk'umufatanyabikorwa wo kugira ngo basenye Kigali News 250 ese ubona bibuze bazabigeraho kubigeraho bizabagora kuko mbishyize hanze noneho byumvikane yuko baguhaye imyenda kugira ngo ukore prank nkore prank ko nahawe imyenda ubwo hari benshi bahabwa imodoka
izi modoka tubona si za nyazo ntabwo ari za nyazo baduhaye content yo kugira ngo dusesengure muri make bahabwa imodoka kuri kamera abantu bakavadikana kafite imodoka kumbarya igikandagizo nk'icyanjye hano njyewe umuntu uzongera kumpa ikintu kuri kamera nzakijyana najya kundega tujye mu mategeko mvuga ati ngiye kinakimere kuri kamera nima akabeshya abantu ngo baguhaye ikintu bagasunyuma bakakikwamba njye nzanyijyana abo cyubahe wenda ni uko uyu nguyu wabonye uruvugiro ariko hari benshi bakorerwa nk'ibyo ngibyo bakabura uruvugiro ese matsi wari uzi yuko iyo myenda uzayigumana njyewe imyenda nanzi ko ndi buyigumane na bibiliya rwose inshyashya bari bayiguze nshyashya njyewe natungwe no kubona banyishyuye amafaranga ngo akazi kawe kararangiye zana imyenda uyikuremo ntibatise gute nkunamo imyenda nayihawe nayiherewe no kuri kamera murimo kubwira abajespora n'abaki badukurikira b'abaturanyi ngo matsiko mawe imyenda mawe na bibiliya ingabo indengera ingabo igomba kundinda umwanzi satani mukabinyaka ndarira ndi n'ababaramani amatsi ihangana ariko mani cyubahe hari nk'abantu tubona bafata pranka sibyo bakajya gufasha abantu babakene sibyo bajya gufasha abantu babakene bro gute mu mitini mukakinyambura mane ahubwo byumvikane yuko n'aba bantu bajya mu ngo z'abantu bagiye gufasha kanaka umuntu w'umugabo yego umuntu w'umugabo ibintu tubishyire ku karubanda sibyo cyubahe nayo tuganiriye koko nk'umuntu wifata akajya imbere ya kamera sibyo ari gushuka abanyarwanda ari gushuka abadiaspora ngo nahaye kanaka umwenda kandi ngo mutere nk'uwo umuntu wabikoze ngo urafashe ngo tugufa ngo uyu ni umuvandimwe wowe byibuze afite uruvugiro yagiye kuri mikoro sibyo aratangaza avuga ngo kugira ngo umudiaspora yifate avuga ngo byibuze ku byo mfite muzasure nk'umuntu wenda umufite ikibazo runaka ukagura imyenda sibyo ngo ugiye kuyambika kanaka ugashyira kuri kamera ati ikinyamakuru runaka cyasuye kanaka mvamani matsi ihangane nyine tu sibyo ihangane yego nyine byabayeho wenda wowe ufite uruvugiro sibyo nandi kuvuga nyine ku badiaspora sibyo agafite amafaranga y'akazi mu nyamakuru turabita ingegera na mama bandi mwana uzi ko benshi tubona bujye imbere ya kamera bagiraho bakabyamburwa nabo ngo umuntu wakontake ntago singubimatsika imbere ya kamera ni ubyivugiye yego kadusoze wenda sibyo matsi ihangane sibyo ihangane mana gari yakuriza bible bazayigoma uretse tuvugisha ukuri ikintu kibabaje nimba umuntu agufashe akagushyira kuri kamera bro sibyo akaguha imyenda akaguha bibiliya bro mwamara gusoza imyenda akayikwa none ikibabaje ni kimwe mana na bibiliya njye nanishimye ko mbonye imyenda uzi kugira ngo barure ibiryo babigeze ku meza witegure gukozamo ikiyiko bakubwire ngo ibyo byose ibyawe imagine Matsi haguruka mwana ino iboro birabaje mwana Matsi ihangane mwana Matsi ihangane mwana cyubaye nyine ngaho ndebera mwana Matsi ihangane nyine umuntu w'umugabo mwana haguruka Matsi icara mwana umva nyine Matsi umva nyine mana ariko bana batipe ntago ari abana beza yego Matsi icara mwana icara Matsi muhe mikoro mwana muhe mikoro ngenge gutana soza mani iboro n'ubugome bwahibaze
nimba umuntu aguhaye bibiliya akaguha imyenda wayipangiye bro akagusa inyuma akayikwambura man utababona noneho wayambaye mwana wayambaye nyijyana mu mazi ndabwiriza ndaseka uri ikindi gitaka yakoze yumva yishimye buhutse vuga ngo mbonye imyenda none imyenda barayinyambuye kugira ngo barwanye Kigali News 25 ibaze y'amashyari y'abantu nyine ni ishyari ribabaje umva matsi njye nimvuga yuko uvura umuntu ibya ashaka kurongora umwana cyangwa umugore uvura umuntu ibya ashaka kurongorera umwana cyangwa umugore bikubwira tubivuga mu rurimi rwacu abo umwami yahaye amata ari bamwinye amavuta matsi numva nta n'ubwo isi ndanayirambiye nari icyari ntamariye ya matsi umva nyine matsi oya karabaye ndashaka kwiyahura n'ubonekane wapashije mwe akaniyahure mama isi ndayirambiwe yewe kubeshwa isi ndayirambiwe reka nipfira mureka niyahure tuza amasi umuntu w'umugabo mari ese ubwa mbere umuntu w'umugabo mari tucenye tubimugurire se ubugome buri muri isi ndaburambiwe ibaze kugira ngo bagushuke ngo uva ahantu wahembwaga sibyo ujya ahandi hantu yari afite kontra ava kuri cani imwe sibyo ajya ku yindi ahembwa amafaranga avuga ngo byibuze ahantu ngiye bamuhaye 2,250 ndanitegera n'uri nkaho nakoreye ubuntu hajya ku kwezi uhembwa ijana uhembwa ngahe hembwa 100 bya buri kwezi ngaho ibaze bro kugira bagutesha akazi wakoraga yego bagutesha akazi wakoraga none ubugome baba barimo gukora imyenda rega mari kangubwira sibyo ikibabaje ufashe ino mikoro gato ikibabaje ntago ari amafaranga sibyo ikibabaje no kugira ngo bagukura ahantu hamwe bakwizeza ngo bajye guha imyenda baguhindurira ubuzima ikibabaje ntago ari imyenda shumi sibyo yataye kontra yiwe azi yuko isaha n'isaha kontra ari buze kuyamburwa yego ajya gushaka akazi ahandi hantu yego noneho kumba abo bantu ni abasikama none ikibabaje uwamujyanye ni nawe wasinye kuri kontra yiwe azi kimwe cyose ngahibaze azi n'amategeko kandi ngahibaze ariko ngo numvise ngo baba bafite ngo plan yo gusenya igicano iyo ngo niyo plan kahoda tumusange yose tuza mani nyine barakubeshye byararangiye mani yani yose urongera gusinyisha andi masezerano mani tuza umva turabijyamo mani turabijyamo urongera gusinya andi masezerano turongera ariko uyahuzwa n'imyenda mani ntabwo uyahuzwa n'imyenda mani uzahembwa amata tuza kontra turabijyamo mani tuza turabijyamo imyenda urayibona bibiri bari kwemerera umva isiyaka yaje sibyo turabijyamo mani sibyo imyenda y'umura yigwa reka nijyamendo ngaruhuka tuza mani tangana Olivier reka dufunge kamera gusa cyubaye ibintu birababaje mani birababaje mani sibyo yego ariko ntabwo utanenze ngiye dore impamvu birenze sibyo bamukuye ahantu yahembwaga amafaranga menshi baramutegera yewe akarya kakananywa ni kwa kundi ugira umuvandimwe akubwira ngo ngwino nkwereke deal nyuma akaguca inyuma akagutuka umugore yego bamuhembye 2,000 azi yuko ari bucyura imyenda ari bucyure bibi cyakora disc ndafata zino demiri ntware bibiri y'ibihumbi 8 n'utwenda byibuze njya bara utwo nambara 5
ariko sinagira amarira hafi nawe warira mani Yaraho napfa kurira dore cyambere ni kimwe sibyo yarijyanye rega siyaka kugeza ubu ngubu ntago aramubabarira ako twarijyanye kwanza dore cyambere sibyo rego guma nyine mva yumubwiye sibyo twese dukunda guhiga cyangwa tugahingira ahantu hatandukanye umuntu akubwiye ngo cyubahiro ngwino hano sibyo ndaguha amafaranga cyangwa se ngo ngakandi kantu yabikwemereye wajyayo yego wajyayo ariko se ugezeho ugasanga uwo muntu yakubeshyaga hakunyura abanijya wica naririrwa ikintu cyabajije matsiko sibyo reka tumureke matsiko aruhusha kamera mafunga kamera bakunzi ba Kigali News 250 katubashimire andika muri comment nibi bintu atari yicarubozo ko umuntu w'umudiaspora yifata wajya wijyanye nanone ndababaye dore impamvu bari gufata amafaranga sibyo nawe uransize se okay ngiye kababwira kano kantu ntago nagenda ntakavuze yego niyo abantu bari gufata amafaranga akayahereza nk'umunyamakuru ngo ajya gufasha uno muntu yamara kumwambika imyenda yamara kumuhereza ibyo kurya nyuma akabimwambura akamubwira ati ko turi gukina filime ibi ngibi nta byari byo ntago ari byo sha ciao ciao ndabakunda cyane